I want to show you guys how I love you through my dancing and in a come through. So thank you so much, guys. God bless. Shout out to everyone, my parents, mom, dad, bari gusuza no kuguha ikaze wahisemo gukurikira Ntagara official. Reka nizere kumeze neza aho uherereye hose, waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, ndetse waba uri no hanze y'u Rwanda. Nguhaye ikaze kuri Ntagara official, aho usanga ibiganiro byinshi kandi byiza, inkuru zerekeye ubuzima, inkuru zerekeye urukundo, ibisigo n'ibindi by'umusizikazi Ntagara, umwe rukumbi wo mu gicumbi cy'umucyo, usiga dasigana ariko agakunda umuto cyane, umutaye we akamuteza leta. Nguhaye rero ikaze na karibu kuri YouTube channel yanjye Ntagara official. Ushobora kuba uri kwibaza ngo Ntagara official yabateguriye iki, yabazaniye iki? Reka nitse ndagaruka mu kanya mbabwira byinshi kuri bo. Nyuma yo kubagezaho byinshi ku byamamare byigaruriye imitima y'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok, kuko ariho bagaragaza impano yabo buri munsi cyane, dore ko ari rwo rubuga bakunda gukoresha cyane, aribo Klaus na Nasiku, ababyinnyi bakomoka mu gihugu cya Kenya. Benshi bakomeje kwifuza ko twabagezaho byinshi byerekeye n'ubundi kuri bagenzi babo babyinana mu itsinda rya Alpha House bita Tonioh na Nkatha. Benshi bifuje ko twababwira byinshi kuri aba bantu n'ubundi basanzwe babyinana mu itsinda rya Alpha House. So uyu munsi twabateguriye byinshi kuri Tonioh na Nkatha. Wewe wibazaga niba Tonioh na Nkatha bakundana, niba bavukana, niba babana, n'ibindi byinshi wibazaga, uyu munsi uraza gusubizwa. Aba bombi bakomoka mu gihugu cya Kenya, bazwiho kuba babyinana babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'ahandi. Uyu ni Tonioh, akaba ari ryo zina akoresha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Brian Jukir. Akaba akomoka mu gihugu cya Kenya, nk'uko natangiye mbikubwira, akaba yarize ibijyanye n'icungamutungo. Uyu nawe akaba mugenzi we uzwi ku izina rya Nkatha, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Hope Nkatha. We akaba akurikirana ibijyanye n'ubwarimu mu mashuri ye yisumbuye. Aba bombi ubwo bagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru Press Newton n'ubundi wo muri Kenya, babajijwe ibibazo bitandukanye bisa n'ibyo wibaza kuri aba babyinnyi. Ese barakundana, baravukana, bahuye gute n'ibindi, ariko ugiye kuboneraho ibisubizo. Nkatha na Tonioh bwa mbere bahuriye muri Dancing Academy n'ubundi muri Kenya, bigisha ibijyanye no kubyina, aho byari mu mwaka wa 2021. Ngo mu by'ukuri nubwo bari mu ishuri rimwe bitorezagamo kubyina, nawe wari uziranye n'undi. Nibwo bwa mbere bari bahuye, ngo gusa kuri uwo munsi ngo ntibavuganye byinshi, kuva ko bose bari bitabiriye academic dancing. Ku munsi wa kabiri mu mwaka wa 2022 bongeye guhura. Tonioh yegereye Nkatha ngo aramubwira ngo ese twakorana ka video, ubwo yari show. Nkatha icyo gihe ntago yari ameze neza, ngo kuko yari pressured n'umutoza wabo wabatozaga ngo kuko atabikoraga neza. Ibyo bimutera kuba yashidikanya kubanza gukora video ari kumwe na Tonioh. Ngo gusa yaje kumwemera baragakorana, nuko Tonioh n'ubundi agashyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Baragakunda cyane kuko ubusanzwe yakoraga video wenyine, ariko agashyizeho ari kumwe na Nkatha baragakunze cyane. Kuva ubwo kugeza iki gihe bakomeje gukorana amavideo atandukanye, kugeza ubwo bahuye n'uwitwa Klaus ndetse na Nasiku, ubundi bakajya bakorana amavideo nk'itsinda. Ubu bakaba babarizwa muri Alpha House, aho mbi barakundana cyane, kugeza ubwo iyo umwe akoze video atari kumwe n'undi, aba bakurikira batangira kubaza ese mwapfuye iki wowe na kandi, kubera ko bakorana video buri munsi. Kandi na Tonioh bamaze gutwara imitima ya benshi mu bihugu bitandukanye, cyane cyane kuba bakurikira cyangwa ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuko nawe urenga video yabo atagize icyo yivuzeho. Benshi babakundira uburyo bose ubona ari abana batuje kandi bakundana. Iyo babyina barangwa no guseka, kandi ukabona ibyo bakora byose babikunze. Kandi na Tonioh bagirana ikiganiro n'umunyamakuru wo muri Kenya Press Newton, bavuze ko guhura kwabo ari ikintu gikomeye cyane kandi ko bagera kuri. Babajijwe ikibazo uburyo babungabunga umubano wabo cyangwa bamanaginga ubufatanye bwabo ku buryo butazama gato cyangwa ngo babe bashwana. Umunyamakuru ati, ese ko tubona amavideo yanyu yaba mwe ndetse n'itsinda rigari rya Alpha House, mubigenza gute ngo umubano wanyu ngo udasenyuka cyangwa ngo nuzema gatotsi? Mu gusubiza bati, mu by'ukuri ikintu dukora kugira ngo umubano wacu ugumeho ni ukubahana, kandi tukagerageza kumvikana ku kintu mbere yuko tugitangira. Ibyo bikaba byaturinda gushyamirana bya hato na hato, kuva ko buri munsi tuba dusabwa gukora shoot cyangwa video 3 ku munsi byibura mu cyumweru. Ibyo rero bidusaba guhuza no kuzuzanya, nta kindi. Bakomeje kubazwa niba ibi
bakora hari icyo bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nkatha niwe wasubije bwa mbere ati mu by'ukuri nkunda kubyina cyane, niba nshobora kubyina bikaba byagira icyo bimfasha, ubwo ndavuga mu myigire yanjye, kubona amafaranga ndetse n'ibindi bikoresho by'ingenzi nk'umunyeshuri. Utwo dufaranga turamfasha cyane mu kwiga, si ibyo gusa kandi kuko dutanga ibyishimo kuri benshi. Nk'uwaye urugero, rimwe twari tumaze kubyina twatumiwe ahantu, nyimanuka mpura n'umufana wanjye aramubera cyane ararira ati ndagukunda cyane sinzi icyo naguha. Mu by'ukuri njye sinarize, at that time hari icyo byamfashije, hari n'icyo byanyigishije, byarandenze. Nibwo nahise mbona ko hari benshi dushimisha, so ibi bintu ndabikunda cyane. Kandi yakomeje kubazwa niba koko azafatanya kubyina no kwiga, cyane ko yiga ibintu bimusaba kuba abyitayeho kandi abikunze, cyane cyane ko ari ubwarimu. Yasubije agira ati mu by'ukuri ngiye nkunda kubyina, niba kubyina bimisha icyo nshaka nabinganya iki, ariko nanone sinahagarika amasomo yanjye, gusa icyo Imana izangenera gukora nzakora iki, ariko by'umwihariko nkunda kubyina. Nk'uko abantu benshi bibaza niba Klaus na Nasi ko bakundana, ni nako bibaza niba Nkatha na Tonioh bakundana. Ese koko Tonioh na Nkatha barakundana cyangwa ni inshuti zisanzwe? N'ubundi batumirwa mu kiganiro batangaje ko badakundana, ariko ko guhura kenshi bakora amavideo byongereye umubano wabo. Ese koko ntabwo bakundana nk'uko babyivugira? Ese baba bahisha ukuri mu itangazamakuru? Ibyo nabyo tuzabimenya. Tonioh na Nkatha bakomeza bashimira cyane abakunzi babo babakurikira umunsi ku munsi, by'umwihariko bagashimira ababyeyi babo ndetse n'imiryango yabo. So thank you so much guys, God bless. Shout out to everyone, my parents, mom, dad. Ngo banashimira abakunzi babo babakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, babereka urukundo rwa buri munsi, ngo kuko badahari ngo ibyo bakora baba babyikorera. Ngayo nguko urugendo rwa Tonioh na Nkatha. Reka nizere ko wamenye byinshi kuri aba babyinnyi babyina bamenyesheje cyane ku rubuga rwa TikTok. Kora share, like, comment, sub kuri Ntagara official YouTube kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro byinshi bitandukanye. Usiga igitekerezo cyawe muri comment section cyangwa umuntu wakwifuza ko twagukoreraho ubutaha. Bifurije guhaha mu karonka.